uko umunsi utashye niko impunzi zo mu nkambi ya Nkamira ziyongera. Ubuyobozi bw'iyi nkambi buvuga ko kuva intambara muri Kongo yakubura nta munsi wira batakiye impunzi zigera mu 100. Ndagira mbabwire ko kugeza ubu impunzi zimaze guhungira hano muri no nkambi y'agateganyo na 9382 twongeyeho abaje mu gitondo. Imibare nabwiraga ni ya nimugoroba, twongeyeho abaje mu gitondo 32. Kugeza ubu rero akaba ari abo ngabo. Uwo mubare nawo ubu wamaze kwiyongera kuko nyuma y'igihe gito Gonzague aduhaye iyo mibare mu nkambi hinjiyemo izindi mpunzi, kandi ubuhamya bw'impunzi zakirwa bugaragaza ko niba nta gihindutse ku gituma izi mpunzi zihunga, u Rwanda rukomeza kwakira impunzi z'abakongomani. Abantu ntibaryama, abakobwa barabafata, umukecuru ntajye ntaho kungana uko kamfata. Usigenda kubwira ngo ibintu ni bibi. Nuko amasasu avuga wabana twarabohereje tugira ngo umutekano uzaba, ariko nta mutekano. Turyame mu kanya gato wavugize ngo ugiye kurya, mbese hameze nabi muri make. Impunzi igeze muri iyi nkambi ihabwa ibyo kurya by'ukwezi, kandi ubu harimo na gahunda yo guha inkingo abana. Nubwo ubuzima bw'izo mpunzi bwitaweho, Gonzague yemeza ko ubuzima bwo mu nkambi aba ari ubuzima bwo mu nkambi, dore ko bafite n'impungenge ko mu gihe izi mpunzi zaba zikomeje kwiyongera uko biri kuri ubu bizarenga ubushobozi bw'inkambi. Imibereho birumvikana nta kubera ko impunzi zigenda ziyongera umunsi ku wundi, ntabwo twavuga ko ari imibereho myiza. Imibereho y'ubuhunzi aba ari imibereho mibi buri gihe. Bigaragara ko hakomeje kuza abandi benshi cyane byarenga cyane ubushobozi bw'ino nkambi y'agateganyo. Gonzague avuga ko ibi bituma bihutisha gahunda yo kubaka inkambi ya Kigeme muri Nyamagabe ari izi mpunzi zizimurirwamo. Iyo nkambi nayo ngo byasabye kuyagura kuko mbere yari yaragenewe impunzi 2000, none impunzi z'abakongomani zizayimurirwamo zikabakaba 10,000 mu gihe zikomeje no kwiyongera.